muri korari harimo umubyeyi utwite inda nkuru, yateye intebe araririmba. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, ubu hano ushobora gusanga hari umudamu ujya uza kuza gusenga mu gitondo atwite inda y'amezi nk'ane, akazunguza umutwe ngo yumve ko utari bumurye, agatabwira papa kanaka ati jya ku rusengero sinzi. Bimeze gute? Nibigera nka saa 5 ndumva umutwe uri bugire gute? Muzi ko abagore b'abanebwe bagira n'iteganyagiye. Ndumva naza kugubwa neza mu gitaramo, wakwigumira aha. Teganyagihe ripfuye. Suza mugenzi wa mubaza uti wowe ukoresha irihe teganyagihe? Miliyoni nyinshi z'abantu zumviraga amategeko ye. Izina rya Nero ryahindishaga isi umushyitsi. Kumutera kubabara gusa byatumaga umuntu anyaga umutungo we. Kuba Nero yababaye, ibikingi barabikwakaga, ibintu byose bakabikwaka, kandi wamburwaga umudendezo ndetse bigasoza wambuwe n'ubuzima. Kandi igitsure cya Nero cyateraga ubwoba kurusha mugiga. Paje 288 ibyakozwe n'intumwa. Ariko buri hari abantu baba bakomeye. Hari abantu baba bakomeye, ibaza uri nka Nero nk'uku nguku. Kajya kumva umuntu no mu rusengero aravuze ngo kuri ya rusengero ngo ntuzanyinishe ngo ndica nkakiza. Ubwo umaze iki? Mu bizera b'i Roma Satani yababitsemo ubwoba, arababwira ati ubuzima bwanyu nimuramuka mugiye mukegera Paulo mugahamya yuko mwemera umusaraba, ibizamubaho nibyo bizababaho. Wagiye urinda agatwe kawe kwaho gupfa none wapfa ryari? Paulo yategereje umwizera n'umwe aramubura. None abantu banga kuza kugusura, warangiza ngo ntuzagaruka gusenga, uri injiji. Barantereranye, umugabo yarafunzwe ntibaza. Ejo bundi najyanye akana mu bitaro, babagore bose tubana muri mifemu nta numwe wahageze. Uziko na pastor yamamagaye ambaza ngo dusigaye tubahe ko twabuze. Umva nimpamu pe, inyarubande nta rukundo bagira, sinzanahagaruka, uri injiji. Paulo yategereje umuntu n'umwe agira gute? Aramubura. Ariko mutegereze, buriya najya mbabwire, hari igihe Imana yanga yuko abanyantege nke baza kugusura ngo bataguca intege. Abadamu baraha, nta mudamu wari waza kugusura ngo aje kugukomeza, ahubwo akaba ari wo mukomeza. Umuntu akaza ati hangane bibaho, umugabo yagutaye ariko ndabibona, yarangiza agatangira kurira ati Imana papa kanaka ncitse ubu nabaho niko nahita mpfa nabi. Kandi ubwo yaje kugira gute? Noneho wowe n'umugabo yacitse ugatangira uti humura ntago bizaba, wahita barako byagize gute? Byabaye. Paulo abamurebaga yarakomeye, afite umutima nama utagira icyo umushinja. Amen. Yesu yaraje aramwegera amubwira ati muhungu wanjye nta kibazo dufitanye na kimwe. Paulo yahagaze rero, umutima we nta kintu ugira gute? Umurega. We yaranavugaga ati n'uyu munsi ndamutse mpfuye nta cyaba kigize gute? Nta kibazo, naba ngiye neza. Ariko ubu hano hari abantu benshi, iramutse aryamye ku gitanda ari wo munsi wa nyuma, yatangira akabwira umugore ati hepfo y'urugo nahabyaye abana 3 wihangana ubyakire. Inzu yo haruguru y'umuhanda nayubatse narabiguhishe, uzayikurikirane batazayidutwara. Muri bariya abantu ubona gutya na gutya uzansabira imbabazi ku rusengero, nigeze guteza amatiku ya nayo. Hari abantu bashaka gukemura ibibazo mu minota yabo ya nyuma y'ubuzima. Paulo nta kintu umutima wagiraga gute? Wamuregaga. Bishoboka ko nawe ubuzima ariho bwaba bukugejeje. Bishoboka ko abantu bagutereranye. Bishoboka ko muri no minsi uhagaze wenyine. Abana bawe warabavunnye ndetse warabavunikiye, ariko uyu munsi wa none nta mwana wawe ukikwishimira, bose baragutaye. Bene wanyu kuko nta kintu ufite, nta ukwegera, ubuzima buragenda bukwanga. Ku rusengero nta muntu ukwitayeho. Ariko nagira ngo nkubwire, ntugacireho abantu iteka, nabo bafite ibyabo barwana nabyo. Jya umenya yuko mu gihe abantu bagutereranye nicyo gihe cyiza cy'Imana guhagarara iruhande rwawe. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya, haleluya. Uyu ni umwanya mwiza wo kujya byose
bwa kabiri nshimire iri torero kuko rigira gahunda. Icya gatatu nshimire korari Imana yacishijemo iyerekwa yuko aya materaniro yaba mu bihe nk'ibi. Imana ibaha umugisha. Kandi nshimire abashyitsi turi kumwe nabo. Bishoboka ko twaba turi kumwe n'abashyitsi bakunda Imana, bakunda ijambo ryayo, badasanzwe ari n'Abadiventiste umunsi wa Karindwi. Imana ibahera umugisha mu iteraniro ryayo. Kandi bitewe nuko iminota yanjye ari mike, hari ibintu bitatu nagira ngo mbasabe. Icya mbere nagira ngo mbibutse ko mu gitondo kare kare turaba turi mu materaniro hano. Kubw'ibyo rero gerageza wiya ku buriri, kuko niyo ugiye kurangura i Kigali birakunda. Gerageza wiya ku buriri, kuko niyo ugiye muri siporo birakunda. Mugerageze muzinduke cyane. Abayobozi baraza kubabwira isaha tuzatangirira. Ejo nyuma ya saa sita dufite ijambo ry'Imana n'igitaramo cyiza. Ndabararitse aho muzaba muri gahunda muzaba murimo. Nubona amasaha y'amateraniro ageze, waba uri mu bukwe, waba uri muri kazi, waba uri mu rugo, ibirenge byawe n'ibitekerezo byawe uzabyerekeze aha hantu. Ndagira ngo rero mbararikire icyo. Ikindi, abazaza bagira ibibazo mu byigisho twiga, abayobozi bazadushyirira igiseke hano na hano, mujye mwandika ufite ikibazo. Ndashima Imana kubw'abantu biyeguriye Imana mu gitondo, kandi ndashimira Imana abantu bafite umugambi wo gutahuka bari barataniye, abo Satani yari yarajyanye kure y'Imana, baririmba bati nari narahabiye kure ariko ndagize gute, ndahabutse. Abo nabo Imana ikomeze ibahe umugisha. Uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ikomeye ivuga ngo iyo uhagararanye n'umuntu ukomeye nawe wumva ukomeye. Iyo uhagararanye n'umuntu ugize gute, ukomeye, nawe wumva ugize gute, wumva ukomeye. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu isi tugira abakomeye, ariko wowe ukomeye kuruta abakomeye. Buri muntu wese uraha afite ibigeragezo n'ibibazo bimuhutaza, ndetse kenshi na kenshi hari igihe ubuzima bwacu bumera nk'ishashi irimo kugurutswa n'umuyaga mu kirere. Tuba dukeneye ishyikizo, tuba dukeneye ikintu kidufata kikatugumisha hafi yawe. Ariko mu bihe nk'ibyo bishoboka ko n'abantu batujya kure. Tugushimiye yuko utigeze utujya kure. Mu bibazo, mu bigeragezo n'amakuba wagiye uduhagararira iruhande. Ntiwatuma Satani yigamba ngo akore ibyo ashaka. Kubw'ibyo rero ubwo ari wowe ukomeye, turakwinginze ngo uzubane natwe, uhagararane nanjye aha kuri uru ruhimbi. Abana bawe ube wicaranye nabo mu iteraniro, uvuge twumve, uduhe n'imbaraga dushyire mu bikorwa ibyo watwigishije. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Iyo uhagararanye n'umuntu ukomeye nawe wumva ugize gute, ukomeye. Umunsi umwe nari ndimo gutegura ubukwe, nari mfite ibibazo. Murabizi ko hari igihe utegura ubukwe amafaranga winjiza ukabona nta kirimo kwinjira, kandi abantu bose muhura bakubwira bati tuzaba duhari. Niyo nka nigize gute, hari igihe iyo nkiratwerera simwe mbaza. Uko rero babimbwiraga niko numvaga mfite ubwoba. Noneho mu nama ya mbere y'ubukwe numvaga agatima karimo gutera gake gake, ariko wajya kubona ukabona umuntu araje akakubwira ati humura turi kumwe. Umuntu agahita akubwira ati uriya muntu muri kumwe azagufasha, ni umugabo nyamugabo. Abantu baratangira barambaza bati urumva hari ubwoba bw'ubuko ufite? Ni hoya. Kubera iki? Nari mbonye abagabo nyabagabo bampagarara hehe, bampagarara iruhande. Hari igihe njya kwa muganga mfite umwana urwaye cyangwa umudamu yarwaye cyangwa nanjye narwaye, ibibazo nkabona byanshanze ibintu byose. Ariko buriya hari ikintu Imana ikora. Wajya kubona ukabona umuganga araje akakwegera. Hari n'igihe imyenda yo kwa muganga tuba tutayizi, tutazi gutandukanya ya dogiteri n'umuforomo n'ukoropa kwa muganga. Bose ubita bande iyo ibibazo byagucanze kubatandukanya birakugora. Najya kubona nkabona umuntu araje arambwiye ati humura. Najya kubona nkabona anyatse igipapuro arambwiye ati uracaha uraca naha, kandi reka nze nkubarize, hari umuntu w'inshuti yanjye ushobora kugufasha. Mugendi muri ibyo ikibazo gisigaye kikaba iki rero? Uriya muntu urimo kumfasha ashinzwe iki hano?
kuko hari igihe ashobora kukwirukansa ukaza gusanga wenda ashinzwe gushyira abantu ku murongo bagiye gutanga mituweli. Ubwo se uwo yakwinjiza kwa dogiteri? Noneho ubibaza mu buryo bw'ubwenge ukamaza uti se hano mukora iki muyobozi? Hari igihe atakubwira ati reka dati ngewe ndi umupuranto hano. Ariko hari utakubwira akakubwira ati ni nge nshinzwe ibibazo by'indwara z'abana hano. Iyo rero ufite umwana uhita uvuga uti ntacyo kigize gute? Ntacyo kibaye. Iyo ugize amahirwe ugahagarara ku ruhande rwahagarara umuntu ukomeye, nawe wumva ugize gute? Wumva ukomeye. Mu bibazo by'ubukene no mu makuba cyangwa wagize ibyago, hari igihe ujya kubona ukabona inama y'itorero ihagazaho, pasiteri akaza akaguhagarara iruhande akakubwira ati wowe ihangane, ibisigaye ibyo gushyingura, ibigendanye no kugutabara ni inshingano yacu nk'itorero. Ujya kubona ukabona umumama aje gushima Imana ati byari byanyobeye ariko nagiye kubona mbona inama y'itorero impagaze ku ruhande, numva ngize gute? Numva ndakomeye. Nshuti zanjye, iyo uri mu bibazo ukabona umuntu w'umukire araje, tujye tubivugisha ukuri. Umuntu w'umukire akaza akakubwira ati ariko ko mbona urimo guhuzagurika, mbona wayura habaye iki? Ukamubwira uti nabwiriwe. Akakubwira ati mu modoka nkwereke. Ukajya ahantu ukabona barimo bararura ibisorori byose biri imbere yawe. Utuvuga uti rwose wenda nzapfa ejo, ariko uyu munsi ntabwo nyigize gute? Ntabwo nyipfuye. Buriya mu buzima guhagararana n'umuntu ukomeye bifite ikintu bimaze. Buriya namwe bantu bakomeye, nuramuka ugize amahirwe yo guhura n'umuntu woroheje, jya ugerageza utindane nawe kuko haba hari ibyo arimo gukemuriramo. Ariko uyu mwanya nagira ngo mbereke umuntu wari uhagaze ahantu hagoye, abantu bose batinye kumwegera, n'abamuzi babyirengagije, kandi yari ahagaze imbere y'undi muntu nanone ukomeye wagombaga kumufatira umwanzuro. Ariko uyu muntu ibyamubayeho, ndagira ngo nsabe Imana natwe ibidukorere muri iri teraniro. Umunsi umwe umugabo bita Pawulo yagombaga kujya kuburana imbere y'umwami witwa Nero. Pawulo yari imfungwa. Pawulo kandi yari ashaje, intege zari zarabaye nkeya, bari baramureze ibinyoma byinshi bamwohereza kujya kuburana. Urubanza rwa nyuma yagombaga kujya kuruburanira kwa Nero. Pawulo nta mafaranga yari afite. Muri iki gihe iyo udafite amafaranga, umubare w'abantu bagomba kuguhagarara iruhande ugira gute? Uragabanuka. N'ikimenyimenyi. Ubu hano hari umuntu nahagurutsa cyangwa babiri, nkahita mbabwira ni umuntu umuzi n'uwo bafite icyo bapfana. Hakaba n'abahaguruka ukamubaza uti mupfana iki? Ati onkre wanjye yaraturanye na tantine wabo munsi neza y'agahanda mama yaratuye. Ubwo iyo sano irahari? Iyo ni isano umuntu ahimbye kugira ngo mugirane isano akurire amafaranga. Pawulo nta mafaranga yari afite. Guhagarara udafite amafaranga muzi ubusobanuro bwabyo. Wari uzi ko no mu rusengero hari insengero zimwe ujyamo bagakora inama bati mutanga ibitekerezo, umukire agahaguruka agatanga igitekerezo, icyo cyepuwe. Undi mukire agahaguruka inyuma agatanga igitekerezo, icyo muhite mucyandika mugishyire mu bikorwa. Umukene nawe inyuma ati nanjye mfite icyo nshaka kuvuga. Twatinze inama. Ihangano uzagitanga ubukize gute? Ariko Imana irakabaha amafaranga pe. Uzi ko niyo ufite ibitekerezo byiza ubura aho ubicisha kubera kubura iki? Amafaranga. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cya Ellen White kivuga yuko Pawulo kubera kutagira amafaranga nta n'inshuti yari afite. Kuko kenshi na kenshi inshuti zizanwa n'iki? Ariko ikintu nashimiye Imana, mu nzu y'Imana, Imana ihaguhera inshuti zitaguca amafaranga. Icya gatatu, Pawulo yari ahagaze muri iyo minsi nta n'umuntu umugira inama. Muri icyo gihe Pawulo yari afite ibigeragezo. Imibereho ya Pawulo yari iy'ubukene, yahoraga yitanga ndetse yarababaraga. Nubwo abanzi be bageragezaga kumutera ubwoba bakoresheje kumuvuga nabi, kumutesha agaciro no kumuharabika,
Pawulo ntiyigeze atinya kwerereza umusaraba. Amen. Bageze aho baramwanga, batangira kumuhimbaho ibinyoma. None wicaye ahangaha wacitse intege, hari abantu warakariye mu mutima ngo baragusebeje. Pawulo baramusebeje, abantu banamucikaho, ariko arakomeza yerereza iki? Umusaraba. Ijambo ry'Imana riratangaje. Nari ndimo kubabwira imibereho ya Pawulo. Muri iyo minsi ibintu byari bigoye. Muri iki gitabo cya Ellen White cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, mu cyigisho cya 48 ariho turimo kuganirira aya magambo, Pawulo yagiye kuburanira imbere y'umugabo witwa Nero. Umugabo witwa Nero yari umugabo ufite ubushobozi n'ubukungu. Yari umuntu ushayisha w'umugome bikabije. Nero yayoboraga isi yose, ari umwami mukuru w'Abaroma. Nta muntu n'umwe wanganyaga nawe imbaraga no gukomera. Nero nta n'umwe washoboraga kuvuguruza ubushobozi bwe, kandi nta n'umwe washoboraga kwanga gukora icyo Nero agize gute ashaka. Abami barambikaga amakamba yabo ku birenge bye bakamuramya. Iyo wageraga imbere ya Nero byari bigoye kwemeza yuko ufite umwami Yesu. Kimwe mu bintu bintangaza nuko abanyapolitike bo mu minsi y'imperuka barashaka kubaho nka Nero, bivuze ngo benshi bazagira amaherezo nk'aya Nero. Uyu mugabo witwa Nero, abasirikare bakomeye babandi b'inyenyeri biyerekanaga bagenda kuri gahunda ku bw'itegeko rye. Ibimenyetso byarangaga ingabo ze byerekanaga ko nta muntu watsinda abasirikare be. Nero yarakomeye, ntiyarakomeye. Kumuhagarara imbere rero nta mafaranga, nta nshuti, nta muntu ukomeye, ujandajanda, ushaje, urimo kwerereza umusaraba, kandi umusaraba witwa umuvumo, cyari ikibazo gikomeye. Ese Pawulo yashoboraga guhagarara imbere ya Nero wenyine? Oya. Ishusho ya Nero yari iteretswe mu nzu zicirwamo imanza. Iyo umuntu wese bajyaga kumucira imanza, aho bamwicazaga yabaga mu maso ye areba ahantu hari ifoto nini ya Nero. Yari umuntu utinyitse. Ariko reka mbabwire, nubwo mu isi umuyobozi wawe yaba atinyitse, ntazagukange ngo agukoreshe ibyo utakoraga, akugushe mu byaha, kuko kuri urya munsi dufite indirimbo ivuga ngo imbere ya ntebe nzagira gute, kandi nzaba njyanye iki, nyishyikirize nde? Ndagira ngo nkubaze, iminyago ufite ni iyihe? Ni iseta y'abandi wibye? Ni umugore w'abandi wibye? Iminyago ufite ni iyihe? Ni amafaranga y'abandi wadeturunnye? Iminyago tuzashyikiriza Yesu ni imitima yacu n'iy'abadukomokaho. Amen. Uwo munsi abagabo bazabwira Imana ngo ngaha hondi nabo wagize gute, nabo wandagije. Iminyago tuzaba tugaragaza uwo munsi ni abantu bahuzagurikaga icyaha cyenda kubica, tukabereka agakiza. Muri korari harimo umubyeyi utwite inda nkuru, yateye intebe araririmba. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, ubu hano ushobora gusanga hari umudamu ujya uza kuza gusenga mu gitondo atwite inda y'amezi nk'ane, akazunguza umutwe ngo yumve ko utari bumurye, agatabwira papa kanaka ati jya ku rusengero sinzi. Bimeze gute? Nibigera nka saa 5 ndumva umutwe uri bugire gute. Muzi ko abagore b'abanebwe bagira n'iteganyagiye. Ndumva naza kugubwa neza mu gitaramo, wakwigumira aha. Teganyagihe ripfuye. Suza mugenzi wa mubaza uti wowe ukoresha irihe teganyagihe? Reka ngire ikintu mbabwira, hari abantu mu ijuru bazaba bafite iminyago. Ku bantu biyeguriye Imana mu gitondo n'abantu bari bwiyegurira Imana muri uyu mugoroba, uriya mudamu wateye intebe utwita akaririmba abifitemo uruhare ntarufite? Azabona imunyago ntazawubona? Ntushobora gufata ifoto ngo wifotore utwita umwana uri ku ruhimbi.
ngo uwo mwana azakunanire, mu gihe byacanze wazaza umubwira uti dore ngo utwite najyaga ku rusengero, Imana izagukurikirane. Yayicika? Hama muri aho ngaho ngo murimo murarya imiyaga, nimukomeze murya imiyaga. Nero nta mikino yari afite. Kureba ifoto ya Nero ubwabyo byakangaranyaga abantu. Uyu mugabo witwa Nero kandi iyi manza zacibwaga, amateka yacibwaga n'abasenateri, n'imyanzuro abo bacamanza bafataga yabaga ari ugusubiramo ubushake bwa Nero. Kuvuga ngo sena irahari, sena ntacyo yari igize gute, ntacyo yari ivuze. Abacamanza niyo wajyaga kumuha ruswa yarebaga ifoto ya Nero agahita akubwira ati yagumane, kuko Nero yambamba. Nero yari yarabaye Nero. Ariko ikibazo, umuntu ukomeye gutyo yari yarabuze umuntu n'umwe wamubwiriza, kubera ko n'abamugeraga imbere ari abakirisitu. Abo yasabaga kunywa inzoga bagiraga gute, barazinywaga. Abantu aho kuramya Imana bamugeraga imbere bakamuramya. Ijuru riribaza ngo Nero azabaho nta muntu n'umwe umugera imbere ngo amubwirize ubutumwa. Uyu mugabo witwa Nero, miliyoni nyinshi z'abantu zumviraga amategeko ye. Izina rya Nero ryahindishaga isi umushyitsi. Kumutera kubabara gusa byatumaga umuntu anyaga umutungo we. Kuba Nero yababaye, ibikingi barabikwakaga, ibintu byose bakabikwaka, kandi wamburwaga umudendezo ndetse bigasoza wambuwe n'ubuzima. Kandi igitsure cya Nero cyateraga ubwoba kurusha mugiga. Paje 288 ibyakozwe n'intumwa. Ariko buri hari abantu baba bakomeye. Hari abantu baba bakomeye, ibaza uri nka Nero nk'uku nguku. Kajya kumva umuntu no mu rusengero aravuze ngo kuri ya rusengero ngo ntuzanyinishe ngo ndica nkakiza. Ubwo umaze iki? Umuntu ku rusengero arica akagira gute? Mbabaze ba pasiteri, mwatubatirije kwica no gukiza cyangwa no gukiza gusa? Jya witonda. Uyu mugabo Nero, Imana yemera ko Pawulo aza. Igihe Pawulo yahagararaga imbere ya Nero, Pawulo hari amahirwe yari yabuze. Mu ngoma y'Abaroma, paje 287 igitabo ndimo gusoma, Abagiriki n'Abaroma bari bafite umuco wo guha umuntu uregwa amahirwe yo kwishakira umwunganizi kugira ngo azamuburanire mu rukiko. Baricaraga bakavuga bati tutazagira uwo dufatirana tukamucira n'urubanza rwo gupfa wenda atazi kwisobanura. Kubw'ibyo rero dushyizeho itegeko, umuntu wese mu rubanza nibimucanga ajya ashaka umurusha amategeko ushobora kumuburanira. Ngiki cyatumye Pawulo yandika Bibiliya, yaba na Petero bandika. Mu gihe cya Bibiliya byari bizwi yuko mu manza iyo wabazi ko ufite urubanza ukaba uzi ko utazi kuvuga, utazi kwisobanura, washakaga umuntu witwa umwunganizi uzakuburanira. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo Yesu Kristo mu rubanza natwe azagira gute? Azatuburanira. Nshuti zanjye, Pawulo yagombaga kuba afite umuntu nk'uyu nguyu. Byibuze uyu mwunganizi iyo yakoreshaga ibintu bitatu. Icya mbere, iyo yatangaga ingingo nziza mu kugusobanura, akagusobanura yuzuye amarangamutima, cyangwa kwinginga akinginga ashyiramo n'amarira, ngo bakabona yagusabiye imbabazi kuruta abandi bantu babayeho, bahitaga bamwemerera bakavuga bati uyu arabohowe, nagire gute? Nagende. Ariko ubwo mumaze kumva impamvu zatumye Abaheburayo igitabo cyandikwa. Igitabo cy'Abaheburayo cyuzuye Yesu uburyo atuburanira ku Mana, kuko twe ntituzi kugira gute? Ntituzi gusaba. Ukeneye umuntu ukomeye ugomba kuguhagarara iruhande. Pawulo yagombaga kubona umuntu nk'uyu. Uwo mwunganizi akenshi yatumaga imbohe ifatirwa umwanzuro mwiza. Igihe byabaga byanze nabwo byibuze yatumaga imbohe yoroherezwa igihano. Ariko igihe Pawulo yahamagarirwaga kujya imbere ya Nero,
nta muntu n'umwe wahangaye kumugira inama cyangwa kumubera umwunganizi, nta n'inshuti yari iri hafi aho ngaho nibura ngo yandike ibyo yashinjwaga cyangwa ingingo yatangaga yireguza. Pawulo yahuye n'ibibazo, bamuburanyaga ari benshi kugeza ubwo yabuze n'umuntu wafata ikayi ngo byibuze yandike ku rutonde ibirego Pawulo arimo kugira gute kuregwa. Pawulo yabuze umuntu ushobora gufata ikayi ngo byibuze yandike ingingo Pawulo arimo kwireguza. Yari akeneye umuntu umuhagarara iruhande. Nshuti zanjye, amagambo nasomye yambabaje cyane. Mu bakristo b'i Roma nta n'umwe wigeze azaho ngaho kugira ngo amube hafi muri icyo gihe gikomeye. Abapagani n'abantu bari bari aho baramutereranye. Pawulo aravuga ati uko biri kose aha ni i Roma, hari itorero ry'Imana, ubu nabura umuntu uzaza ngo anankurikirane. Mu bizera b'i Roma Satani yababitsemo ubwoba, arababwira ati ubuzima bwanyu nimuramuka mugiye mukegera Pawulo mugahamya yuko mwemera umusaraba, ibizamubaho nibyo bizababaho. Wagiye urinda agatwe kawe kwaho gupfa none wapfa ryari? Pawulo yategereje umwizera n'umwe aramubura. None abantu banga kuza kugusura, warangiza ngo ntuzagaruka gusenga, uri injiji. Barantereranye, umugabo yarafunzwe ntibaza, ejo bundi najyanye akana mu bitaro, babagore bose tubana muri mifemu nta n'umwe wahageze. Uziko na pasiteri yamamagaye ambaza ngo dusigaye tubahe ko twabuze. Umva ni impamu pe, inyarubande nta rukundo bagira, sinzanahagaruka, uri injiji. Pawulo yategereje umuntu n'umwe agira gute aramubura. Ariko mutegereze, buriya najya mbabwire, hari igihe Imana yanga yuko abanyantege nke baza kugusura ngo bataguca intege. Abadamu baraha, nta mudamu wari waza kugusura ngo aje kugukomeza, ahubwo akaba ari wo mukomeza. Umuntu akaza ati hangane bibaho, umugabo yagutaye ariko ndabibona, yarangiza agatangira kurira ati Imana papa kanaka ncitse ubu nabaho niko nahita mpfa nabi, kandi ubwo yaje kugira gute noneho wowe n'umugabo yacitse ugatangira uti humura ntago bizaba, wahita barako byagize gute byabaye. Imana biri muri gahunda yayo yuko iyibona uri buze kunkomeza ariko ugacika intege, aho kugira ngo mu kigeragezo ugire inshuti nk'iza Yobu, birutwa nuko zagira gute zagutererana. Yesu ntabwo yari yashimye ko Pawulo asurwa n'umwizera w'umunyantege nke. Ibyo byarebaga Yesu. Yesu ku giti cye niwe wagombaga kuza kwirebera Pawulo. Nshuti zanjye, ikintu gikomeye cyabaye, Pawulo yahagaze aho ngaho, abantu bakomeza kumwitegereza. Pawulo arangije aravuga ati umva rero, mbere yuko nisobanura ku byo ndegwaho, uyu mugabo afite umutima, ntabwo aramenya umwami Yesu. Iminota mike mfite, n'ubundi nzapfa ntabwo nzarama, ariko iyi minota mike reka nirengagiza akababaro mfite, mfashe uyu muntu nawe afite akababaro atazi. Amen. Ibanga ryo kuvuga ubutumwa rero ni ukwirengagiza ibibazo ufite kugira ngo ufashe abanyabibazo batabizi. Buriya bariya abapasiteri nabo mu ngo zabo bagira ibibazo, nabo Satani arabarwanya. Abana babo bagira ibihombo, nabo bararwara, nabo bagira ibigeragezo. Kandi kenshi iyo bafite intumbero z'umurimo nibwo Satani abarwanya. Ariko ntibigutangaze ko n'abagore babavuga butumwa abari muri serumu akakubwira ati kuraha n'ubundi kuba umpagaze iruhande ko nta kintu biri bumarire, wagiye ugakiza imitima ko Imana ukorera iri kumwe nanjye aha ngaha. Ayo magambo narayumvise mu matwi yanjye. Icyo nshaka kubabwira ni iki rero, Pawulo yirengagije imibabaro ye kugira ngo akize umutima. Igihe cyose utirengagiza imibabaro yawe ngo ufashe abandi, ndagira ngo nkubwire uziyitaho kandi n'ubundi bizarangira ntacyo wimariye. Imana yagennye yuko ushishikarira gukiza abandi nawe azakirizwamo mu izina rya Yesu. Nshuti zanjye, Pawulo mu gihe arimo kubwira Nero yamubwiye amagambo akomeye, amubwira ibigendanye n'umusaraba, amubwira ibigendanye n'agakiza. Ngo Pawulo arimo kubivuga ngo yatangiye kubona, abona Yesu gusa, abona Yesu umurengezi uvuganira abanyabyaha imbere y'Imana ari we umuri iruhande. Amen.
gufasha abandi. Pawulo byamwibagije ibibazo bye. Yesu yaraje yegera Pawulo aho hafi. Pawulo amenya yuko Yesu agize gute ahageze. Yabimenye ate? Nero ntiyigeze amenya ko Yesu amanukiye muri Pawulo. Pawulo abwira Nero, amubwira ibigendanye n'umusaraba, amubwira ibigendanye no kwihana, amubwira ibigendanye n'agakiza, amubwira ibya Yesu w'i Karuvari, amubwira impamvu zituma abakristo bashishikara. Noneho Nero agerageza kwitegereza Pawulo mu maso. Amubonye mu magambo no mu ndoro ya Pawulo nta bwoba bwari burimo, muvuge ngo amena. Nta n'agahinda cyangwa gucika intege byaharangwaga. Yesu amaze kugera iruhande rwa Pawulo, mu ndoro ye, mu ijwi rye, ndetse no gucika intege byagize gute byararangiye. Ariko mbabaza, nubwo Yesu ahageze ikibazo cyakemutse nticyakemutse? Yesu yahageze, Pawulo yagize imbaraga, ariko ikibazo cyo kiracyahari. Kenshi na kenshi hari igihe ijuru ridasubiza igisubizo cyo wasabye, ariko ryo rikaza rikabana nawe. Ibyo ubwabyo biba bihagije. Pawulo abamurebaga yarakomeye, afite umutimanama utagira icyo umushinja. Amen. Yesu yaraje aramwegera aramubwira ati muhungu wanjye, nta kibazo dufitanye na kimwe. Pawulo yahagaze rero, umutima we nta kintu ugira gute umurega. We yaranavugaga ati n'uyu munsi ndamutse mpfuye nta cyaba kigize gute, nta kibazo, naba ngiye neza. Ariko ubu hano hari abantu benshi, iramutse aryamye ku gitanda ari wo munsi wa nyuma, yatangira akabwira umugore ati hepfo y'urugo nahabyaye abana 3, wihangana ubyakire. Inzu yo haruguru y'umuhanda nayubatse narabiguhishe, uzayikurikirane batazayidutwara. Muri bariya abantu ubona gutya na gutya, uzansabira imbabazi ku rusengero, nigeze guteza amatiku ya nayo. Hari abantu bashaka gukemura ibibazo mu minota yabo ya nyuma y'ubuzima. Pawulo nta kintu umutima wagiraga gute wamuregaga. Pawulo kandi yari yambaye intwaro z'ukuri, yaranejejwe nuko ari umwana w'Imana. Muvuge ngo amena. Amagambo ya Pawulo yari ameze nk'urusaku rw'intsinzi mu nduru yo ku rugamba. Buriya abasirikare iyo barimo kurwana bakarwana, bagakura umwanzi mu gishanga kimwe bakamwerekeza ku kindi, bagakura umwanzi ku musozi bakamumanura mu gishanga, baratangira bakavuza akaruru cyo ngabo nimubafate. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo umusirikare avugije induru ku rugamba yakwirukankanye, buriya aba yakubashije. Amagambo Pawulo yarekuraga ngo yari ameze nk'induru y'umusirikare watsinze hehe ku rugamba. Nero arimo arabyitegereza. Pawulo yavuze ko umurimo yari yarirundumuriyemo ubuzima bwe ari wo murimo wonyine utazigera utsindwa. Amen. Yabwiye Nero amubwira ati muyobozi, ntubona abantu banyita abasazi baranambeshyera ibintu byinshi, takanuka gasaza gafite uruhara karimo gufungwa kadafite imbaraga, ukundeba ukunda umuntu ukomeye, kubera ko umurimo nkora ni umurimo w'umugabo ugize gute ukomeye. Bantu b'Imana, turi abantu b'agaciro, mwikwitesha agaciro, turi abantu badasanzwe. Nero arimo arabyitegereza. Mu minota mike abantu bari baraho bagiye kubona, babona mu maso ha Pawulo hasa naho umumarayika. Amen. Babona ibintu birahindutse. Nero yari ahagaze aho ngaho, nta na rimwe Nero yari yarumvise amagambo nk'ayo. Nero yatangiye guhishurirwa ibyaha bye, amenya ibibi bye, ndetse umucyo w'ijuru wahuranyije n'ibyumba by'ubugingo bwe. Buriya nagira ngo mbabwire, abadamu n'abagabo bagira ubwonko bunini cyane. Umuntu muraganira akagukinga ko ababaye. Umugabo ashobora guhisha umugore ko arimo gutereta undi mugore agiye kugira umugore wa kabiri. Ku munsi mukuru akazana ikimodoka akamubwira ati ndagukunda, nushaka uzambwire manura izuba ndiguhe. Ubwo ari manuye ntiryagutwika. Buriya n'amagambo bakoresha babatereta mujye muyiga arimo ubugome. Umuntu amanuye izuba byonyine mu ishuri nize ko rimanutse metero kaba kabaye, none ararimanuye ari gushyize. Yakinguye umutima. Ijambo ry'Imana riramena rikingura ibyumba by'ibanga. Buriya hari ibyumba tubikamo amateraniro, hari ibyumba tubikamo iki
ariko umuntu aherutse kumbwira ikintu kirantangaza. Buri uramutse ushaka kumenya iby'umugore cyangwa umugabo yahishe undi, wamureba avuye mu kinya. Ikinya bakita ngo ikira cya rusange, bakita ngo iki, ikinya cya generali. Umugabo ngo yagize gutya akora accident, yaragiye guca umugore w'inyuma, akoze accident, bahamagara umugore kwa kundi bakanda telefone bati ni wowe umugore wa kanaka, yego banguka rero uze yahuye n'ibibazo. Telefone murabyumva abajura bahise bazitwara. Umugabo amara iminsi 3 muri koma. Umunsi wo gukanguka yatangiye arimo kuvugishwa. Mutekereza ko yavugaga ibiki? Agisida yayikoze arimo guhamagara indaya ye, ayibaza ati nkatire ariko ndagukumbuye, nizere ko nta mikino, gahunda nta yindi, nta bindi binzanye. Filime yizingiraho. None umugabo arimo arava mu kinya kwa muganga, barimo baragerageza ngo bamukangure, kandi iyo uvuye mu kinya ukomereza aho wari ugize gute. Kandi ubwo umugore we nawe yaramuri iruhande, ashima Imana, umugabo aranyeganyeza akaguru, Imana ishimwe, umugabo agatuza karanyeganyeze, Imana ishimwe, umugabo agiye kugira gute. Umva, abaganga muzi byinshi, kuko kiriya kinya gifungura ibyumba by'ibanga. Kagira ikintu mbabwira, imbabazi nizirangira Satani azakura abantu mu kinya bagaragara uko bari. Nero ibyumba by'ibanga birafunguka, ubutumwa bwiza bw'umusaraba buracengera. Nero abona ko atahagaze imbere ya Paulo, ahubwo ahagaze imbere y'Imana. Aradagadwa, agira ubwoba, ndetse amagambo atangaje kuri page 189, ijuru ryamaze umwanya rikingukiye Nero wari umunyabyaha kandi winangiye, ndetse amahoro n'ubutungane by'ijuru byasaga n'ibyifuzwa kuri we. Yageze aho yumva arashaka ibintu by'Imana, yumva nawe arashaka kuva mu bupagani, yibuka ibyaha yakoze yahishe, amaraso yamennye, ubugome bwe n'ubwicanyi bwe. Arangije arabireba, abona iby'Imana imusaba n'uburyo Imana isaba ko yitwara. Nero ngo amara umwanya nawe yumva ashaka guhinduka umukirisitu. Ariko nyamara yakiriye igitekerezo cyo gusaba imbabazi agahe gatoya. Hanyuma yatanze itegeko ko Paulo asubizwa mu kumba yafungirwagamo. Afashe umwanzuro, kuba umukirisitu nari mbikeneye, nibyo koko nkeneye kwihana ibyaha byanjye. Uyu mugabo wari umagaze imbere, menye ko atari umagaze imbere, ahubwo ni Imana imuhagaze iruhande, ari Imana imuhagaze imbere. Ibyo nakoze byose n'ingaruka zizavamo ndabimenye. Ariko arangije aravuga ati hoya, mbaye umukristo abantu bazanseka. Ubukristo burimo buransaba ikintu ntashobora, gushyira icyubahiro cyanjye hasi, umwami w'abami Yesu Kristo akaba ari unkontorora. Hoya, ahamagara abasirikare, abantu bayoberwa ibibaye. Mufata aka gasaza mugende mugafunge. Amagambo nashakaga ko muzirikana rero, aravuga ngo hanyuma yatanze itegeko ko Paulo asubizwa mu kumba yafungirwagamo, maze ubwo urugi rwakingiranaga intumwa y'Imana, urugi rwo kwihana rwakingiwe umwami w'abami w'i Roma by'iteka ryose. Ijuru ryafashe umwanzuro, riravuga ngo twari twagerageje gukingura umutima w'uko dushoboye. Ubutumwa bwiza n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera gukira. Mwuka wera yaje amwemeza ibyaha bye, yamubwiye iby'amateka n'iby'imanza. Uyu mugabo arinangiye. Kubw'ibyo rero umwanzuro w'ubuzima bwe uraba ufitanye isano n'umwanzuro ari bufate. Nero yarababwiye ati mukinga urugi. Uko bajyanaga urugi barimo kurufunga bafungirana Paulo w'umusaza mo imbere, ni nako n'ijuru naryo ryakinze urugi rwo kwihana burundu. Nyuma yaho habaye intambara, agerageza gushaka kwirwanaho, abona biranze. Nero yinginze umuntu aramubwira ati nyica n'ubundi ntacyo nkimaze. Iyo imbabazi z'Imana zikuvuyeho usigara nawe wumva uri imbaragasa n'imbwa nta kintu umaze. Ubuzima bwa Nero bwarangiriye aho. Paulo amaze gukurikira amateka mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, niho Paulo yavugiye amagambo akomeye
yerekeza kuri aya mateka adasanzwe y'ibyari byaramubayeho. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 16 n'uwa 17, Pawulo arangije arabyerura ati, mwiburana ryanjye rya mbere ntawampagarikiye, ahubwo bose barampanye. Pawulo abafite Bibiliya zanyu yahise abaciraho iteka. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 16, mubumbure Bibiliya zanyu tujyane. Mwiburana ryanjye rya mbere, musome. Mwiburana ryanjye rya mbere nta muntu wampagarikiye, ahubwo bose bagize gute? Bose barampanye. Ntibikagire gute? Ntibikababarweho. Ntukajye utega umuntu iminsi ngo ntiyagusuye, ntugatega umuntu iminsi ngo ntiyitaye ku bibazo byawe, ahubwo jya umusabira umugisha. Nicyo kintu gikomeye. Pawulo ati ntibikababarweho. Umurongo wa 17, nyamara umwami wacu yarampagarikiye, amen, arankomeza kugira ngo ubutumwa bubwirizwe n'akanwa kanjye butagabanije, abanyamahanga bose babwumve, nuko nkira akanwa k'iki? K'intare. Pawulo yahise avumbura yuko uko yarahagaze imbere ya Nero byari bimeze nk'uko Daniyeli yarahagaze imbere y'iki? Y'intare. Bishoboka ko nawe ubuzima ariho bwaba bukugejeje. Bishoboka ko abantu bagutereranye. Bishoboka ko muri no minsi uhagaze wenyine. Abana bawe warabavunnye ndetse warabavunikiye, ariko uyu munsi wa none nta mwana wawe ukikwishimira, bose baragutaye. Bene wanyu kuko nta kintu ufite, nta ukwegera, ubuzima buragenda bukwanga, ku rusengero nta muntu ukwitayeho. Ariko nagira ngo nkubwire, ntugacireho abantu iteka, nabo bafite ibyabo barwana nabyo. Jya umenya yuko mu gihe abantu bagutereranye nicyo gihe cyiza cy'Imana guhagarara iruhande rwawe. Pawulo yakomeje avuga amagambo akomeye mu Baheburayo. Abaheburayo igice cya 2, buriya nagira ngo mbabwire, iyo umuntu yahuye n'intege nke, iyo umuntu yahuye n'ikibazo, abantu baramwihakana, ariko hari ikintu nshimira Imana kimwe gikomeye. Bibiliya Abaheburayo 2 umurongo wa 11 haranditswe ngo, kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe, amen. Uweza ninde? Ni Yesu. Abezwa ni bande? Ni batwebwe. Bose bakomotse kuri imwe. Nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se, amen. Yesu ntakorwa n'isoni zo kutwita bene data. Arashaka guhagarara iruhande rwawe. Nubwo wagiye umutererana, nubwo wagiye urangarana agakiza, nubwo wagiye wumva iby'Imana bitaguteye ubwuzu, Yesu arashaka guhagarara iruhande rwawe kuko akomeye, kugira ngo nawe wumve ukomeye. Muri uyu mwanya nagira ngo ngusabe, ese uranyemerera yuko ibihe urimo bikomeye? Uranyemerera yuko ubuzima bwawe bukugoye? Uranyemerera yuko guhagarara wenyine byamaze kugucanga? Guhagararana na Yesu nicyo kintu gikomeye. Igihe uzaba uri kwa muganga, guhagararana na Yesu nicyo gikomeye. Mu gihe uzaba ufite imanza, guhagararana na Yesu nicyo gikomeye. Mu gihe uzaba ufite ibibazo n'ibigeragezo abantu bagushizeho, guhagararana na Yesu nicyo gikomeye. Mu gihe imbere uhareba ntuhabone, guhagararana na Yesu nibyo bikomeye. Ese muri uyu mwanya ni bangahe bavuga bati, nagiye mpagarara mu bibazo byanjye, mpagarara njyenyine, abantu barantererana, numva nanze isi, nanze ubuzima, ndetse nanga abantu, ndetse nanga itorero. Ariko uyu mwanya menye yuko Yesu yifuza guhagarara iruhande rwanjye. Ndamwemereye ngo Yesu ahagararane nanjye kugira ngo nkomere mu by'Imana. Yesu ahagararane nanjye kugira ngo nkomere mu byo kwizera. Nta mafaranga mfite, nta n'inshuti, nta n'abajyanama, ariko Yesu ubwo umufite, aba afite byose. Yesu nazanyegere ampagarareho kugira ngo no gucika intege. Ninde muntu muri uyu mwanya wifuza kwiyegurira Imana? Tera intambwe uvuga ati, mwami Yesu, mfashe umwanzuro. Sinifuza gukinga urugi rw'umutima nk'uko Nero yabigenje. Sinifuza amaherezo mabi nk'ayo Nero yagize. Nagiye ngira intege nke zangushije mu byaha, nagiye ngwa mu ntege nkeya, ndetse rimwe na rimwe nateye umugongo iby'agakiza. Ariko mwami Yesu, mfata mu kiganza, mfatira umutima unkomeze. Ndashaka kuba hafi. Yesu, ngwino uhagarare iruhande rwanjye. Ni wowe nkeneye. Wifuza ko Yesu ahagarara iruhande rwe?
wifuza ko Imana imuha imbaraga, wifuza kujugunya umwanda w'icyaha akaba yifuza kubana n'Imana, wifuza kwakira impano y'ubugingo ntayisuzugure nk'uko Nero yabisuzuguye. Reka ngire ikintu mbabwira, korari yahagaze hano ariko hari utagaragara wayimanukiyemo. Mpagaze hano hari utagaragara wamanukiye muri iri jambo. Wicaye aho hari utagaragara wamanukiye mu iteraniro wakabakabye umutima wawe. Ese uremera gutaha? Uremera gushaka Imana? Yesu akeneye guhagarara iruhande rwawe. Ngwino umwiyegurire mu izina rya Yesu. Tera intambwe niba uhari. Nshaka kureba umuntu ushaka kwiyegurira Imana, umuntu ushaka ko iminsi yo kujijwa irangira uyu mugoroba. Tera intambwe ze. Nashaka bumwe ufite umuriro waka mu mutima n'abari uhaguruka. Imana ikeneye abantu igomba guhagarara ku ruhande. Babandi isi yazengereje, babandi icyaha cyazengereje, Yesu arimo aravuga ngo ndashaka guhagarara iruhande rwawe. Uranyemereye? Bwira Yesu uti ndashaka guhagarara iruhande rwanjye. Muze dusenge niba muhari. Tera intambwe wigira isoni, witsikamirwa n'ubwoba n'ikimwaro n'isoni. Ngwino wiyegurira Imana, uyegurira ubuzima bwawe. Amen. Hanze y'umutima wawe hari umushyitsi. Mukingurire turirimba iyo ndirimbo. Hanze hari umushyitsi, kingura, yahoza tegereje. Kingurira umukiza wikinga ndakwinginze ataraguhitaho. Hanze y'umutima wawe hari umushyitsi. Kingura, kingura. Niwumva kwa kwinginga, kingura, kingura umutima wawe. Imana iguha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana iguha umugisha nawe. Tekereza neza uyu mugoroba ntutambuke. Hanze hari umushyitsi. Kingura, Imana iguha umugisha. Niwumva uko kwinginga, Imana iguha umugisha. Turimo turararika abasezera icyaha, turararika abasezera agahinda n'imibabaro, turimo turararika abashaka ko Imana ihagararana nabo mu buzima bwa buri munsi. Turararika abashaka gukingura umutima kugira ngo Imana ibone aho yinjira ikorere. Yesu ahagaze ku rugi, azaguhesha ihirwe. Kingura, ngwino ukingura umutima. Amen. Akira uwo mushyitsa, uwo mushyitsi mwakire. Aragushyitsaho amahoro, aragukingurira umutima, gukingure n'ubugingo. Ngwino woroshye umutima kugira ngo Imana iwureme bundi bushyashya. Turakurarika uyu munsi waba mwiza kugushyira iherezo ku minsi y'ubujiji. Azakubabarira rwose. Iby'isi nibishira, afite n'ububasha bwo kuzakujyana mu ijuru. Ndakwinginze kingura. Amen. Turasoje, munyemerere. Imana iguha umugisha. Gutekereza ni ukwanyu, kugambirira ni ukwanyu. Ndasaba Imana ngo ibahe kurama, ariko Imana ibarinde kuramira mu byaha. Ijuru ribane nawe, riguhe gutekereza cyane. Kandi ubwo Imana yakiriye imitima y'aba bana bayo batifuza guhagarara bonyine, ubu dufite amahirwe yo kuririmba indirimbo y'166 ivuga ngo no kuri wa munsi ningera imbere yawe
ayi rutare rw'Imana uzandeke ngire gute? Ayi rutare rw'Imana reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe kera waramenewe none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana ibyo twese duhagurutse n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyashobora kudukura w'ibyaha. Yesu ibyo mfite, Yesu ibyo mfite byose nta mumaro bigira, sinabasha kwikiza, ndagushaka ubuntu unyuhagire ingiro mutabazi negupfa nuko nkiri muzima mwami nguhungireho no ku munsi w'imanza ningeri imbere yawe ayi rutare rw'Imana uzandeke wisunge no ku munsi w'imanza ningeri imbere yawe ayi rutare rw'Imana uzandeke nkwisunge. Ayi rutare rw'Imana, kuri urya munsi ubwo buri muntu wese azaba ahagaze imbere yawe, buri wese azaba akeneye umuntu ushobora kumusobanura neza, buri wese azaba ahagaze nka Pawulo, nta nshuti nta muvandimwe. Ibyagiye bidushuka n'abagiye badushuka tuzaba duhagaze nk'aho twabaye turi twenyine. Abantu bazaba bibaza igihe bapfushije ubusa. Mwami Uwiteka, twongeye kugushimira yuko udakorwa n'isoni zo kutwita bene data. Tugushimiye yuko ubwo utatereranye Pawulo imbere y'intare yitwa Nero, witeguye kuzabana natwe. Dukinguye imitima ngo uzuhagararane natwe. Urubanza rwacu aba ari wowe uruhagararira, udusobanure, ukingure imitima yacu kugira ngo ubone aho uhagarara, kugira ngo kuri urya munsi tutazagukenera igihe cyarenze. Hari abana bawe batambutse barakwiyeguriye, barumva bakomeye ubwo bakwiyeguriye. Bajyaga bahutazwa n'umubiri, bajyaga bahutazwa na kamere, bajyaga bahutazwa n'ubuzima ndetse n'ubwoba bwo kubaho, ariko ubwo bahagararanye nawe uyu mwanya barumva bakomeye. Natwe ubwo twabwirije ijambo ryawe turikuye mu byanditswe byera, turumva dukomeye ko turi kumwe nawe. Reka buri mwizera wese uri hano, umaze igihe mu bibazo, wageze mu bigeragezo ntasurwe, uw'abavandimwe bajugunye cyangwa uwo bashakanye akamujugunya, reka uyu mwanya twumve dukomeye kuko uhagararanye natwe. Kuri urya munsi w'urubanza nitugera imbere yawe, ubu turakwisunze, kandi n'icyo gihe uzatwemerere tukwisunge, turi kumwe n'aba bana bawe bazahabwa umugisha w'uko uzasobanura yuko urubanza rwabo uruzi warwakiriye. Uduce ku cyaha n'igisa nacyo, kandi ukomeze udusukire ibijojoba by'imvura ya Mwuka Wera, kugira ngo udusige amavuta ku matwi twumve icyo umwuka abwira itorero. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.